aya makaye mumpaye nzayabyaza umusaruro mbese muri make. Noneho ubwo ngubwo turabashimiye kuba mwaduhaye amakaye, natwe nyine uburezi buzazamuka kubera nyine n'aya makaye muduhaye. Murakoze. Bite byawe? Bite byanyu? Amakuru. Wiga mu kangahe? Wiga mu gatatu. Wowe? Wowe wiga mu kabiri nawe mu kabiri wowe? Mu gatatu. Wowe wiga mu kangahe? Mu kabiri. Iki kigo cyitwa gute? Yesu Nyabireke. Ushaka kujyamo? Ngaho tugende hariya mu kibuga. Tugende. Tugende mu kibuga. Mwakoze examen? Mwakoze ibizamini? Mwakoze iki? Mwakoze seti? Ngaho tumanuke hariya mu kibuga. Ushaka iki? Ushaka? Mushaka? Mushaka? Mushaka?
Tugende. Mushaka bombo. Bombo. Diregiteri wanyu yitwa nde? Iki kigo cyitwa gute? GS? Oh. Ngano no muragenda mwicare hariya muri la shuri. No ndi bubasange mbahereze bombo, sibyo? Mwicare hamwe, mugende mwicare hamwe ndi bubasange. Wiga mwaka ngahe? Senior 2. Oh. Bibiliya igitabo abantu benshi bemera yatubwira ngo umurimo werekejeho amaboko ukorane mwete. Abamureba bose iyo bataza gukorana umwete ntago baba bari bameze gutya. Mwumvise ukuntu bababwira, ariko abapisti ntago bahageze. Mwumvise ukuntu bababwira ukuntu yize yagera senior 3 akabura inota rimwe ariko agafata umwanzuro wo kuza gusibira. Byari kugira ngo akore cyane azabashe kugera ku nzozi ze. Ntegereza ko buri wese afite inzozi ubu ngubu, sibyo? Ufite inzozi zo kuzakora iki? Afite inzozi zo kuzaba umwarimu. Is expecting to become a teacher. Ufite inzozi zo kuzakora iki? Is expecting to be a manager. Perhaps a bank manager. Perhaps a company manager. Ariko ntabwo bihagije kugira izo expectation ngo urekeraho ugire ngo bizizana. Those person bagize expectation yo kuzagira ibyo bageraho, ariko baranakora cyane. Ubu aba barimu bose uko mubareba kugira ngo ahinduke mwarimu, yize primary, yiga secondary, yiga kaminuza, ageze muri kaminuza ahitamo education kugira ngo azabe umwarimu. Ariko ntabwo byari bihagije kwiyicarira ngo we expecting kuzaba umwarimu ngo ugire ngo bizizana. Yabo njye babwira na P1 nayize muri tuno dushuri dushaje. Abantu ba P6 ntabwo bari babizi, ariko aba secondary barabizi. P1 nize muri tuno dushuri dushaje mureba hepfo hano. Nawe mwarahize muri bagenzi banjye. Muri bagenzi banjye. Ariko uyu munsi I'm the headmaster, I'm the head teacher. Byatewe n'imbaraga nyinshi kuva muri P1 icyagize abana bavaga mu ishuri ari benshi, strugglinga, imvura ikagwa tukambuka muri Nyarwanda irimo kutunyagira, strugglinga turangiza P6 ujya secondary, strugglinga ndarangiza 2001 nza gukora hano muri primary, igihe kiragera ndavuga ntabwo byaba ari byo njya muri kaminuza. Like that, mugire expectation, wumve hari ikintu wifuza kuzakora kandi ugiharanire. First of all, wumve muri wowe hari ikintu wifuza kuzaba cyo. Nese birumvikana? Wumve hari ikintu, wumve hari uburyo ushaka kuzabaho. Nibirangira ubiharanire. Ibyo bahoze bababwira. Abantu bagiye baharanira ibintu bitandukanye, mbona akavuga ati ngiye ndifuza kuzaba mu ki, hanyuma agakora cyane kugira ngo azakigereho. Sibyo?
Ubwo rero ngiye kubaha abandi bantu batangira babaganiriza babwire umuntu developinga kariya, abantu bakora ibintu bitandukanye, ariko byose icyangombwa ni uko bizana end result yo kubaho neza. That's the end result. Kubaho neza. Kubaho neza. Utangira P1, uragora ukagera P2, P3, P4, P5, ukagera P6. Ebwe mufite urugamba rutoroshye ubu. It's a struggle. Ugomba gustragoringa ugatsinda kiriya kizamini. Abantu biga senior 3 byo muri bazakoza ibintu bya senior 1, senior 2, senior 3. Ntabwo ari umutwaro woroshye. Ugomba kubyiga cyane ukabasha kubitsinda. Senior 6 ndabona angaba ari weho bazakubaza ibintu byose byigwa bibaho. Iyo ari ururimi bagomba kukubaza ibintu byose bijyanye n'ururimi. Mwige cyane kugira ngo muzabashe kubitsinda. Rero muganireho gato bano bakandida hanyuma murakoze cyane. Intore katari uko twavugaga turi hano icyo gihera. Intore stile muracyafite imbaraga nkeya sinzi impamvu. Intore abo mu wa gatandatu segonderi barimo ni bande? Ni wowe gusa? Okay, icyo gihe navuye hano nta senior 6 irahagera, urumva ko nari kera. Ndetse byari imbere ya korona, urumva ni kera cyane. Ariko yabaye ngombwa ko bisaba umwanya ngo ngire hano uyu munsi. So nkaba nazanye n'abavandimwe hano n'inshuti duturutse hamwe. Ubwo nahera kuri uyu muvandimwe uri hano, ni umukoci wa basket, kandi nawe yanyuze hano imbere gutya mumeze hano uyu munsi. Kubera ko yahanyuze neza agafata umwanya kumva impanuro z'uyu mubyeyi ndetse nawe arabagaze hari inyuma, niyo mpamvu atumva afite isoni zo kugaruka imbere yabo ahangaha. Kuba aba bari bose bari hano bose bambaye uniform nk'izi mwambaye uyu munsi, nanjye narayambaye. Yaba narayambaye ahangaha uriya mwarimu hari nkamutuka, uyu nkamutuka, babwije kuri ntago nagaruka hano. Atari kuvuga ngo birananiye, ahubwo ni isoni naba mfite. Bivuze ko nahandi nari bujye nyuma yuko mvuye hano, nari bugumane ya mico itari myiza. Ako ndizera ko hari mwebwe atari ko mumeze. Umeze gutyo nagire gutyo agatekereje turebe. Ya, nimba ariko bimeze Imana ishimwe. So, amazina yanjye nitwa Mariko nangwa se Tuyishime, amazina y'ikinyarwanda arumvikana. So nize hano guhera mu wa 4 primaire kugera mu wa 3 secondaire. Icyo gihe ubwo niga nk'abandi bose mara amasaha 8-10 hano nk'ibisanzwe. Urumva ko uburere bwinshi nabufashe nabukuye kuri aba babyeyi bari hano. Cyane cyane mama wawe papa wawe umubona amasaha atarenze 2 buri munsi, mu cyumweru bikaba ari amasaha 10 gusa. Urumva yuko ibyo uzaba ufite byose, ibyo uzakora byose none umubyeyi uzabiguhereza. Rero kumwubaha kwawe niko bimutera kumva yuko aguma kuguhereza n'ibindi afite. Sibyo? Uriya mwarimu uhagaze hariya ubu ni papa wawe uhagaze imbere yawe aho ngaho. Kubera ko yuko ibyo papa wawe yakabaye kukubwira kuva saa 10 z'amatondo saa 10 uriya niwe ubikubwira. So bivuze yuko abo ngabo nibo babyeyi banyu bari hano uyu munsi, buri munsi kwa mbere kugeza kwa gatanu. Rimwe na rimwe twazaga no muri weekend tukiga. Cyane cyane bari babiri bahagaze inyuma hariya. Tugahurira hano. Nta kiguzi twabaherezaga bakaduhereza ibyo twadukeneye. Cyane cyane nk'abantu bari mu wa 3 secondaire, mu wa 6 benda gukora ikizamini cya leta. Bakaba bakeneye amasomo yo ku ruhande. Bari ababyenzi yuko babikorera ku buntu nta nicyo babasabye. Azirongaze mwaberetse ko mubishaka. Ariko mwaberetse ko mutabishaka
ntabyo bakora nabo ubwabo kubera ko kugaburira uwo haze ngira ngo baranarwana hari ngira ngo so mbaye mpaze ukampa icyo kurya nakwereka ko ntacyo bimaze ariko numwereka ko hari icyo ukeneye uranyigishije mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu segonderi kandi nahanyuze uko nabishakaga so wowe nababwira true story inkuru ya nyayo sibyo niza hano mu wa mbere segonderi no mu wa kabiri ngeze mu wa gatatu kubera umuntu agira inshuti zitari nziza sinaje kugira amanota ahagije naje kubura inota rimwe ryonyine ngo baze kundihirira nanjye nge prive mu bigo bya bonding siko byetara muri nota rimwe kubera ko nagize inshuti zitari nziza nangwa se narangaye gute cyane ako kubw'iryo nota rimwe nabuze ngo ati ntago ndi bujye kwiga hara hejuru nambwira hirya Nyarubuye nanze kujya kubera ko ntago nari burangize n'imyaka 3 ngende isaha yose ngenda ngaruka ndamwegera nsaba ko nsibira subira mu wa gatatu ngende byarabaye icyo gihe nagize amanota sinzi ngo bafatiraga icyo gihe nabuze inota rimwe ariko sinibuka ako umwaka wakurikiyeho ndasibira kandi icyo gihe nasibiye mfite dosiye yo kujya hanze iri gukorerwa abantu bava mu nkambi barabita babyumva mfite dosiye yo kujya hanze ndasibira abantu bakambwira ese kuri gusibira wenda kujya hanze aki kintu ntafite mu ntoki ntago bari icyanjye nawe ubwawe uri hano ufite dosiye yemwe nubwo wabararangije byose warasoje utegereje guhabwa umunsi wo kugenda amahirwe yo kugenda bari nka 40% cyane bitewe nuko ahisi igeze hari ibintu bihinduka so nutegereza ikiva mu ntoki z'undi muntu wowe wenyine utabanje kwiyubaka wenyine singiye kubaca intege ariko nizera ko ibyo udafite ntago bari byawe so icyo gihe ndasibira mfite dosiye ndiga dore ariho uyu nguyu uri hano murebe nawe twarasibiranye ahangaha twarabuze amanota twagiye tubura amanota make turavuga ngo ati ntituzagira gute ntituzagumya kwiga imyaka 3 tena tujya segonderi tugenda tugaruka so icyo gihe turasibira uyu nguyu arakora aratsinda ajya muri prive mu bigo baramwishyurira yafashe umwaka umwe arawica awusimbuza imyaka 3 umva ko ku muntu uzi kubara neza yamenye imyaka 3 ku mwaka umwe n'ibintu bitangana so icyo gihe ajya muri school baramwigisha ubu ngubu yigaga ibintu bya computer ubu ngubu yabasha kubona akazi kubijyanye na computer akiyoza gufata umwanya akiga segonderi akiga nk'izo ndimi akiga n'ibindi nta diplome nziza afite y'ibijyanye n'umwuga nangwa se n'ikindi cyose birari gukora ntago yakabari kubikora nona ariko burya nanone bihera kuba yaramucimbera akamwubaha akamwumva ibyo amubwira akamwemera kugaruka kimwe nanye nanone ndakora byose ngeraho dukora ikizamini cya leta twakoreraga Nyarubuye icyo gihe famille yanjye yabanje kujya Kigali bagiye kujya mu mahanga Kigali baduhaye umunsi kandi ndi gukora ikizamini cya leta nanga kukireka ndavuga se ndamutse nkiretse nagera i Kigali babwira ngo ati mugaruke byahindutse mbuze ya manota mbuze na ya mahanga ariyo mpamvu utazafata umwanya ngo ati amahanga ndagiye hara ntago ubisinya kuri radio se ntago tumuzi ashobora guhita avuga ngo ati ikibazo kirere kimeze nabi uyu mwaka tugiye guhagarika indege zigenda bizagenda bite komo byumva mwese murabyumva abo nabo mu nkambi tugaruke wenda ku bantu basanzwe ngewe wenda mvi Burundi mva hehe naje kuba umunyeshuri hano nudakora ubumenyi ahangaha ufite impamvu uri kwiga muri iki kigo utuye hano hakurya ahangaha ubu kandi duri bukore muri kino kigo nugera hari hirya bumenyi wavanye hano icyo ari cyo cyose wigiyemo hano nzi yuko kizakuba kuwuriwe kuruta uko wamusuzugura ugakora ibyo ushaka kuko navuga ngo ati ibyo master yanyeretse icyo gihe 2017 na 2018 nibyo biri kungaburira uyu munsi aho ndi uyu munsi abiye kubiyemera aho ngwe nawe nari umuhanga ntago ari cyane ako narageragezaga ako byagenda kose ibyo master yampaye n'abarimu bagiye banca imbere bose babwije uko nibyo biri kungaburira uyu munsi yaba bitari kungaburira utwo nari kuba mfite dukeye nari kuturira iyo ngiye nkigumira iyo ngiye ako byansaba umwanya ugira gute unza ahangaha so niyo mpamvu babwira ngo ati cyane mwumve ibyo bababwira mwumve ibyo dose babwira buriya nari nzi yuko dose atagikora hano naje nzi ko ntawe uhari kuko guhera mu kane primaire nize hano kugeza uyu munsi
yampaye buri kimwe nari nkeneye. So rero iyo ni umubyeyi mwiza, azagukubita ikinyafu ariko ntabwo azaba kwanga. Master azagukubita ikinyafu ntabwo azaba, yarakinkubise narakerewe. So rero kuba yakigukubita ntago ari ukukwanga, kuko muhurira hano akaguha uburere akaguha uburezi byose, byasoza ugataha mu rugo nawe agatahiwe ubuzima bugakomeza. So hari by'ibyo ngibyo mbasaba kandi mbabwira ko ibyo mubakuraho ejo nuva muri kino kigo ukajya hirya wasoje nibyo bizakugaburira, atari kuvuga ngo mushiki wawe nangwa se mukuru wawe nangwa se n'undi wese, wowe ubwawe wenyine, kuko ibyo ufite hano ntabwo bizagaburira uyu nguyu, bizamugaburira kubera ko byabaye ngombwa, ariko njye nyine njye uzaba wibatse. So rero uniform wambaye ni ikimenyetso cyiza gikomeye, narayambaye imyaka myinshi, rimwe na rimwe nkaza nayibagiwe kankubita urunyafu, atari ukuvuga ngo ati aranyanze, kubera ko no mu kazi uramutse wibagiwe uvuge wenda computer yawe yo mu kazi, kakazi ntabwo ugakora nk'uko wakabaye gakora. N'ubu utambaye uniform n'ubu n'ubu tugera mu munsi n'abavana mwana bakabona harimo batatu batambaye uniform, navuga se ni abakozi b'ikigo na baturanyi batembereye hano ntabwo tubazi. So rero nibyo by'ibyo uko mugaragara uyu munsi, uburere babahereza, discipline mubereka, ndetse nabo mubereka nibo muzaba muri bo igihe kizaza. So rero ntari nze mvuga byinshi cyane, ufite ikibazo yambaza simbizi ngo ngahereza n'umwanya bavana mwe twazanye aha ngaha. Murakoze, nibyo nakabaye n'amabwiro uyu munsi. ubuzima ntabwo utarabanyuzemo muri twese turi hano, turaje ku banyeshuri bitegura ikizamini cya leta senior 3 na senior 6, uzabasengera muzatsinda amatora. akaba narizanga guhera mu kanya harahiye kugeza mu kabiri segonderi, niho navuye aho ngaho niga mu kabiri segonderi, navuye ndangije segonderi ngiye kujya mu wa gatatu duhita tugenda. Rero twagarutse aha ngaha tuje gushimira ababyeyi bacu, barankubise pe barankubise n'ukumvisha ariko nakwifuza kugaruka, ariko baramfashije cyane. Ndashimira master yarankubise afata dukarira igikoma araza amusanga aradusirimbisha umuntu uri kugira icyuya ndamuhabarira muri icyo gihe n'ukuntu kigoye kirabyira njye ntabwo njya nkunda ndabyira abonye byaje ariko ntabwo amwise kubera umutima mubi, kubera urwango, ni umubyeyi nka papa wanjye. Niyo mpamvu twavuga tugaruka aha ngaha twongere tubashimire. Ndashimira n'ababyeyi barangamye ariko ngiye kubavuga mu bazuru. Ndashimira David yarakaze cyane cyari
baratwigishije neza twagarutse tuje kubashimira mwarakoze cyane mwaradufashije ubu ngubu nibyo bidufashije aha ngaha kubera ko ubayeho utazi gusoma hariya birakugora cyane birakugora neza ku buryo waba nambaye yo kugenda mu muhanda utazi kwisabira amazi utazi kuvuga ngo reka ngende kuri tuwarete ugasanga birakugora ariko tugarutse aha ngaha tuje kubashimira mwarakoze cyane. turebana imijinya yo kwandana kiba bwiza imbere ni heza ibyo kandi haraharanira ibikore bizagenda neza yagize kandi ibyo musenga Kamboni yatugiye ataraba ubu ngubu ubu habuze n'umuntu umwe ushobora kubaza bano bantu bari hanze mwabaje igihugu babamo muraboze dore ko ariko amaze kukubwira igihugu abamo ukamubwira ese ubundi describing wavuye hano ugerayo yenda gute how is the life there yagezeyo ibyo rero byabananiye reka tubanze thank you murakoze cyane ikibazo mfite nyine nibaje kuri kuru no musika nari kubona handitseho cyangwa kumenya reka musubize mwese muri ko nyumva jewe ndi umu DJ nkora kuri televiziyo Rwanda na radio muba muri Amerika yava mu Rwanda murakoze amazina yanjye ni Mukabare Serivisi nkaba niga muri senior 3B njyewe ngiye kubaza uno mukobwa wambaye ipantaro y'umutuku niyo nakunze cyane niyo mwavuze ngo mwagiye hanze muba mugiye mwagiye nyine bigenda gute ndetse naho bameze nabi Amerika bimeze nk'inaha cyangwa naho Okay. Ikibazo abajije nura mugenzi we ukibajije ese ni bande bava muri Amerika bakora iki bimeze bite kuko nabivuze bwa mbere ibyo ufata hano guhera uyu munsi ibyo n'ababyeyi baguhereza kubwije ukuri ko ari byo bizakugira ugomba kuba we harahakoze
so navuye hano meze nkamwe nambara uniform mwambaye mu yandi magambo ntabwo nari nzi ngo nyuma y'imyaka 2-3 nzaba ndi henze aba nkora iki. So nagezeyo ari ubwa mbere sinari mpazi, icyo nasanzeyo nuko nasanzeyo abantu bafite uruhu rwanjye ari bake cyane, bafite imico itandukanye, bafite ururimi rutandukanye, bafite imyumvire itandukanye. So rero ururimi rw'icyongereza uriya mupapa uri hariya nimba ari we ukibigisha icyongereza simbizi, David nubigisha icyongereza. So icyongereza bahereza okay, simuze ngo nani masomo ngo muyirengagize, ariko icyongereza umuntu wese wumva ko afite indoto zo kuzajya hanze igihugu icyo aricyo cyose uretse no muri Amerika, icyongereza nicyo kizakubwira gute, kizaguhereza fondasiyo yo kuba ugomba kubaho. Ako naguhereza homework ukagaruka ikaye utazi niyo riri, kubwije ukuri ntabyo uzamenya. So rero muri Amerika ukuntu tubayeho navuga ngo ubaho bitewe n'ibyuzi ndetse n'ibyo wize hano uyu munsi. Urugero nkanjye ntabwo nkora ibintu bihambaye cyane, n'icyongereza cyanjye icyo gihe ntabwo cyari cyinshi cyane, kari gake, ako ko gake karamfashije. Ibyo nkora leadership nangwa se ibintu bijyanye n'ubu management muri company nangwa mu kazi nkora, kandi ntabwo managing abantu bavuga ikinyarwanda nk'uko niko kivuga, bavuga icyongereza, bavuga izindi ndimi zitandukanye, ariko ururimi duhuriyeho twese n'icyongereza. Ntabwo nzababwira ikinyarwanda ako bivuga ko utareka n'icyo kinyarwanda. So hariya hakurya icyo uri kwiga uyu munsi, dufata urugero nk'uyu muvandimwe uri kwiga ibijyanye na filmmaking whatever nangwa se computer, ibyo byose nagera hariya hakurya iriya biriya ari kwiga bizamufasha, nibyo azagenda akore, kuko azaba afiteho skills nke nangwa se utuntu dukeya kuri icyo kintu ageragera gutera abikore. So hariya ntibivuga ngo ati ngo uzagenda gutya gusa uyore gusa ibyo utazi. Ibyo ufite hano uyu munsi, ibyo ukora uyu munsi, amasomo, ibyo mwarimu aguhereza ukabiha agaciro 100% nibyo uzagera hariya bikagufasha kugira icyo wakora. Hariya akora ibintu bya ari waba umuganga, umwarimu, n'abarimu babaye ntabwo ari ubwo hano gusa, abaderegiteri hari ababaye, abashinzwe discipline bose babaye hariya. So rero nkugira inama ku muntu wese waba ufite nationality y'u Rwanda, bagirayo bajyayo, ushobora kwiga neza ugasanga hawe bourse yo kwigayo. Ubu mfite abashuti banjye 3 bafite nationality y'u Rwanda ariko bahawe bourse yo kwiga ara hakurya. So ayo ni amahirwe. Rero nudahereza agaciro ibyo uri kwiga hano uyu munsi, ugasanga break irageze, wifatiye akabuyi, ufite icyo kunyuragiye, amasomo urayirengagije, ndizera ko ibyo kurya bihoraho. So rero cyo navuga ko hari akurya icyo dukora ibyuzi ndetse ugero kandi ntabwo hari ubiga, ushobora kutararangije hano ukajya ugakomeza ukiga. Bagira n'inama nugerayo uzaharanire kujya ku ishuri nk'akazi kubanza wajya mu by'akazi. Ubu nagezeyo sinise nirukangira mu by'akazi, nagiye ku ishuri ndangiza ibyo kwiga njya mu kazi. So rero navuga ngo sinzi niba nabashubije ikibazo cyawe, hakurya hari ukora ibintu uko tubayeho dukora ibintu twafashe tuturutse hano hasi. Ibyo uri kwiga niba uri umuhanga muri shimi uzaba umuganga nugera hariya nangwa se n'i Kigali n'ahandi ari hose. Ntabwo ari ukuvuga ngo tuzakora icyo ushaka ugere ku cyo ushaka kuri muri Amerika nangwa ahandi. Hano i Kigali wabo neze uyu ko akora kuri radiyo Rwanda yatanye inkamwe imwe cyane. Ibyo n'ibyo bombi urimo ufite televiziyo mu rugo uramutse ubonye ntabwo byagukunda ko rero Amerika ntabwo ari byo hereje kuko afite akazi keza bitewe n'ubwisha abarezi bamwisho byatukuye abahungu nabo idini nore abantu bo mu wa gatatu ko barangije kuvuga byagenze ntore
vuba vuba ducuruze umwete buryo ki namwe muhita mutaha mu rugo amasomo arangiye mugasanga ababyeyi siko bimeze so umukobwa usa nkaho warushije abandi hano mu wa gatandatu primaire ni ubuhera yagira agatoki nkamureba ufite amanota meza ni wowe umuhambaki rwose uhagaze hano so undi wabaye warushije abandi mu wa gatatu warusha abandi mu wa gatatu ninde mu masomo umukobwa ko bagize amanota menshi mu wa gatatu nabo bariyizi ninde wo mu wa gatatu ni Delphine ahita barekana bariyizi nabo rwose ntabwo ari ngombwa kwirirwa yamwira nawe mbe abo wa mbere muri promotion nabo bariyizi baba abahungu babo tukaneza sha utavunika ukazaburanirwa gukora ikizamini kavunika tukaguhomba ndareba basi bagiye baravukana sonoro nese tukumvikana tukubona abana b'abakobwa babiri barushije abandi mo hano kandi tuvugishije ukuri hari igihe wasanga uyu nguyu waba nta n'amatara ari mu nzu nangwa se iyo hirya aha ngaha mo kimwe wenda ari nawe mukuru wabo adafite mukuru abantu bo mu wa gatatu bamanuka abakobwa batunda imbere muri B Yo muri B cyane n'undi umwaka utaha nzaba ndi hano Imana ishoboye nawe ushobora gusanga ari we nzaba ndabihaye so ubwo rero navuga ko bakomereza aho nawe uzabe nkabona ndetse uzakore cyane uzagira nk'ibyo bakora ubwo ko tugiye kubikurikirana abakandida bo mu wa gatatu segonderi no mu wa gatandatu primaire tugiye gutangira dutanga nk'ibyo twateganije n'ubundi twashyizwe na bagenzi banjye nk'uko biri hano n'abarezi bacu bari hano namwe batere kuraje yuko yemwe nubwo bafashe ari amakaye n'igikapu barongera bafate n'ibindi hano atari ukuvuga ngo tiko byagize gute bakoze cyane kurusha abandi sibyo ngo nawe n'ubutaha ariyo wazasanga tukamenya ibindi birenze amakaye ntiwabona so ntabwo ngo nibyo nababwira reka nze n'abayobozi hano bamfasha tugatangira igikorwa mukuze dukora igikorwa mu buryo bwihuse kandi butuje kandi murakoze cyane
kubera ko imbaraga zanyu nizo zizabageza hejuru n'abandi bose muri rusange, ariko abantu ba senior cyane cyane ntabwo mushaka kujya kwiga mu mabodingi, ntabwo muri kumva uwo muhate muwufite. Abantu ba senior kabisa kuraje, abandi ba senior kurata biraryana niba barimo simbi Nabari aho yewe abantu ba senior mwigire hino, mwigire hirya aho ngaho, mwigire hafa. ntabwo biryana, ntabwo babizi. Abantu ba P6 ni mwebwe mwese mwambaye gutyo. Abantu ba P6 ntabwo mushaka kwiga mu interina. Kuraje cyane. Kuraje interina yaryoha, interina niva mu ubwenge, sibyo? Ahandi uzaba uri hamwe n'abanyeshuri bagenzi bawe, niho umenyera ubuzima. Isabune yagushiriye ugahamagara iwanyu ukumva nimero ntabwo iri gucamo, niho utangira kumenya ko bageze ku isi. Abantu ba senior 6 isi irabikoreye uyu munsi, ariko ejo muzamuyikoreye mu byibuke neza. Abantu ba senior 6 ejo n'ejo bundi uzamenya yuko ibintu byahindutse, ari uko batangiye kuba umushomeri. Ubushomeri buri kukuri, ubushomeri buraryana. Kuraje mwese, mbifuriza kuba nk'abo muri kubona hano, afite amadosiye akagenda neza, mukajya muri Amerika. Bafite abashaka kwiga nk'ibi ngibi mukazabyiga mukageraho mugera, abashaka kuba nka master mukagera aha ngaha. Byose nta handi biva mu gukora kwanyu. Rero ni ukwiga cyane, nta bindi musabwa. Kuraje rero, turabashigikiye. Impamvu twaje hano nuko tubashigikiye. Kuraje, murakoze cyane. Ndashimira Mariko, Imana izamuha umugisha rwose. Rero jewe Mariko namushimira cyane, Imana imwongerere, duramuye amakayi, Imana iguhe n'ibindi mwanya. Nanjye ndamushimira, Imana imuhereze asubize aho yakuye, Imana imugisha. Ayiwe nanjye bose Imana irakoze. Rwose yakoze ibintu ni byiza, ndabyishimiye, azongera. Nitwa Nabarinze Richard. Mariko arakoze, aduhaye amakayi, Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha cyane. Uwampaye amakayi ndamushimiye. Gadi waduhaye amakayi turagushimira, nayo twari dufite yo kwandikamo. Ariko turamushimira, Imana ikomeze imwongere kandi imuheze umugisha. Aduhaye Mariko rwose turamushimira, aduhaye udukayi two kwandikamo, Imana imuhe umugisha. Turashimira Mariko, yaduhaye amakayi dore 8. Turamushimira cyane rwose, aho yakuye azongera hakure. Nanjye Mariko waduhaye amakayi n'amakaramu, we n'abafashije kuza kudufasha, murakoze. Mariko turamushimira. Nk'ubu nkanjye agakaramu kari kashijemo, ariko mbonye ikaramu, ndamushimira Mariko, murakoze. Yego rero Mariko ni umwana mwiza, arakoze. Rwose turacyari dushaka. Mariko ndamushimira ko yaduhaye amakayi. Nanjye rwose Mariko ndamushimira igikorwa yakoze, yitanze, ariko ahana ku Imana izamukubire kandi izagume imwongere. Imana imuhe umugisha. Zahise korera Steven. Zahise Ngarini. Twishimire Fabrice.
abahungu babe bari we abahungu bamuretse abahungu mwe kugenda mwe kuvuga watwana twatavize ntagenda Dodi, abatwana tavize bari bakunyana abahungu bo muri B muze hano ikaramu wayihaye yo shaka ikaramu wayihaye reka umuntu gwikaramu baraze kumenya abataje amwibutse oya ntacyo nimushake mukoresha umurego murebe hano barayimuha after this is like the price then after the week ari muto ariko afite ibikorwa byagutse binini murabizi cyane cyane nko mu nkambi muzi ibintu byinshi yagenda akora niyo mpamvu afasha n'umwanzuro ko atasura abantu bo mu nkambi gusa agomba gusura n'ahantu yize afashijwemo n'abayobozi bamureze ntabwo mvuga ibintu byinshi rero natwe uburyo mufata nk'umuntu ufite agaciro cyane kuri twebwe muze kugira ibyo mumubaza nta kibazo bakasubiza ariko ndanamukosora aho gato yavuze ko ibyo nize ntabwo nize hano ntabwo njya ngana arahatora natoje aha ngaha abadiregiteri ndimo kubona ni ba nyegera niyo muganira wow jewe utuvuga ngo umutoza ntabwo ariko ndabyize mu gazi ariko hano mbere natoje ni aho ngaha
n'iki kigo ni Nyagahanga. Nyagaga natozagayo niba bitari gukorayo naho mpatoza abakobwa ubu ngari hato barafashije rero nanjye background yanjye bitoza n'aho uyu mwaka ari umunyeshuri nawe akajya mbona bisanzwe ariko nawe afite uburyo mbonaga bituma n'ubu ngubu tukegerana tukiri kumwe. So rero ndagira ngo izo nzego zose muzishimire ibindi murakoze cyane. Kuri televiziyo nkoraho muri wikendi kwa gatanu kwa gatandatu nijoro ikiganiro bita kizi moto murakizi gukoramo Anita Pendo na Gitego icyo ngicyo cyo kwa gatanu kwa gatandatu nkakora kuri radiyo buri munsi ku manywa buri munsi ugana kwa mbere kujya kwa gatanu guhera saa 9 kugeza saa 10. Mbere y'uko ubu n'abarimu turimo turakorana rero namwe ejo bundi aba bastajeri mureba abarimo gukora stage bari abanyeshuri bacu ejo mu gitondo abarimu bitwa ba Marceline bano ba Julienne bande bose bari abanyeshuri banje Yada Yusufu aracyari mu gatanu adakomeza nawe courage aza isaza rero nabashimiye cyane shimiye abashyitsi badusuye bagiye kubabwira ngo muzagaruke hanyuma abandi twabareka mukajya muri mu byo mugiyemo abakandida bo turahurira hariya mu gacucu ababasketeri bamwe barabashaka turahurira hariya kuri muri box abakandida bajya hariya mu gacucu tuganire n'abandi There's a friend. Come on. Yegereye we yegereye Niyo mahera ko ngiye kujya Bande Sangwa given. Ayo makayi wabonye wari uyiteguye kuri buze kuyabona? Oya ariko mwakoze kuba mwayaduhaye ntabwo nanyiteze. Yego. Niki wavuga ku muntu watekereje kukuzanira ayo makayi? Umuntu watekereje kumara amakayi cyangwa natwe muri rusange mbese ni umuntu ugira umutima mwiza ndamushimiye. Yego murakoze. Wowe witwa nde? Hakizimana Jean d'Amour. Hakizimana Jean d'Amour. Ayo makayi wabonye wari uyiteguye kuza kuyabona? Ntabwo nari mbyiteguye. Niki wabwira umuntu waguhaye ayo makayi? Umuntu wamara amakayi mbere na mbere ndamushimiye Imana imumugisha yakoze. Ayo makayi agiye kugufasha iki? Agiye kumfasha kwiga neza cyane natewe. Ntabwo uri buyagurisha? Reka. Wiga mu wakangahe? Niga senior 3B. Senior 3B. Uritegura gukora ikizamini? Oh, okay. Gira ijambo rimwe uvuga kuri Maka. Maka? Ijambo rimwe navuga kuri Maka. Nuko n'umunyeshuri wiga senior 3 nakwiga cyane kugira ngo nzatsinde ikizamini cya leta cya 2024 na 5 natsinda neza. Sawa.
Sema bana bacu zuwa bana. Abo muri siniasiri baza hano bavivu urabona bavivu.